mwabedomu mwe koko mumeze nka cyakindi cyambara ibimaske kirwa gituka abantu cy'urutwe rubi kimeze nk'inyende kirwa kivuga ngo banzuhe hayo waneye ngo ni kakajwi nacuri cyo wowe naho umutane na kakajwi utukana ariko naba na kakajwi nubwo atukana ni itimara rikatukanira inyuma ya maske naho utaniye n'uyu wazanye amagambo y'abazimu kuri kamera harya tuka ariko kakajwi se umupasiteri niki se agira ikinyabupfura gikeya umukozi w'Imana se birababaje mvuye kuzana umweyo nge niguriye umweyo nawe uguze nguyu nibishaka Tebujeni na Rukundo Ezekiel mwijuru barabahaze no mwisabano barabahaze iki kibuga turimo Imana igiye kubakubura Imana irabakubuye nibishaka Tebujeni nukuvuga ngo njyewe ubwanjye nitwa Profete Noheli nakoze amakosa menshi mu mihanda nsaba Imana imbabazi ariko sindarengera mama w'umuntu umumama utwita umuntu amezi 9 igise kikamurya akajya kwa muganga kosa umuntu akonsa umwana koko ubu se ninjye uvuga ngo nikundira abagore reka mbakunde lenze ndagutenze bivuze isi yose ibyumva aka karuna akakwirukana ku mihanda mu kibuga none oja ntabwo ngutinya nukuri kw'Imana ya Isiraheli nasomye gatoye no he mfite n'agahinda abantu mfite n'agahinda Imana irapfusha abantu bagaseka abantu bamwe babyishimiye umuvuga butumwa na nibishaka shiro mikro niyumvire nibishaka urambabaje we niko yanditse na muri birari ijambo ngo rivuga ngo kubwindira kunani ngo ngaguhu gakeye kuri uvugize nk'umuntu urwaye pe ibyo turanabyemera Imana avuga ati mufite umutima wa kimuntu agira icyo yakora ibyo simbihakana ko atarwaye kuba arwaye ariko se no mu kanwa ararwaye hamutegeka kurakara ngavuga ibintu nk'ibi nyuma yuko abivuze ibaza umuntu urwakajya no gutukana njewe rero reka mbabwize ukuri oya bishaka ko zari kode yanazimuhaye wenda mbere akazikina nyuma oja zije nyuma yuko Ezekiel yasesenga ikiganiro avuga ngo iki Ezekiel yavuze impamvu yatukanye niko ari kuvuga oya hari igihe umuntu aguhari kodi kuri WhatsApp mbere wenda akazikina nyuma niko akimara kuvuga karwaye Ezekiel yafashwe n'umwuka wa Satani ajya gusesengura ko atarwaye akimara gusesengura ko atarwaye niko guhita mutukira bitutse ariko abantu bose baza bavuga ati Noheli kwiyubaha niba turi abakozi b'Imana niba turi abana b'Imana niba tuvuga ijuru ko ririho kandi koko ririho tuzaritaha tuzahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda mureke turikorere tunakiranuke dukorere Imana tuyitinya nyamara nibisha reka nkubwire onje gusiga ndamurinda Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje iki kintu cyumve neza kabashatse kuvuga ko iriya ndwara ari ijyano cy'Imana se Imana ishobora kukurwara kandi nakurwaje nabo bahura n'abahanuzi bibibuno niko Bibiliya ivuga abahanuzi bibibuno abahanuzi bibibuno bahura nabo ibiki ibibuno abahanuzi bibibuno niko Bibiliya ivuga cyo binyoma bibibuno Bibiliya avanga abahanuzi bibibuno mu kanwa ntabwo ndibuzana uburoso nk'ubwo yazanye ngo agiye kuborosa akanwa kose kavemo ibitutsi ndakaboroshe mu izina rya Yesu ndakaboroshe ndaborosheje kandi nibishaka shira mikro nibishaka ndamuborosheje mu kanwa ajya avuga ibintu bizima bura we ko mbona iguku ndamuborosheje ndamukubuye ibintu byose avuga bibi ndahesheje Imana ikidore ndamuborosheje ndakubuye witwa nde nibishaka uri ariko nibishaka nta ubu tuvuga nibishaka nta ruvugira afite rwo kwataka abantu afite ijambo rimwe kuvuga ngo mumbabarire ndi inkozi y'ibibi ariko nge narenze uruvugiro nigiki se nakoze natemeye narasunze mu kabari nikoreye vide murabibona mwinzoga murabibona nkora ibi biteye isoni murabibona ndanabyemera icyo gihe mbisabira imbabazi ndanatereta nsaba imbabazi yantaye mfite imyaka 5 yitaba Imana iyo mbona abandi bahamagara ngo mami nanjye mba numva igikwasi cy'injomba mu mutima ntarabigizemo uruhari kugira ngo apfe ariko ukaza umfatira ofuri abazimu bakagutera ukaza unuka kuri mama wanjye ntago ari byiza mera nitayira tamenera kamera wabyo utanera umujinya mu buzima bwanjye kuko ngewe Imana
Imana harabana igiye guterura idimbe hasi. No bayi. Yaterura uwitwa Herodi idimba hasi, iterura uwitwa Ntuzi idimba hasi bajogi. GASARO TV. Yes, bakozi bacu turabasuhuje omerere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi nukuri muraba agaciro kuri twebwe. Uyu nguyu atangira yimikubuza nayikubita sinzi niba atari kubangamira amajwi y'abakameramani. Bimeze bite Noheri? Nje mezereze ndashima Imana. Byukura bagirane. Muranda bagirana. Uri gushininga cyane. Umeze ute? Ntabwo meze neza. Nare mfite ibitu nasinziriye. Numva ikiganiro nongera nyisubizamo nyumva nongera nyisubizamo. Ngo kanyoko. Ako kantu usubiyemo nagaki kuko. Ngo kanyoko. Oya wibisubiramo. Akanwa kavugiye Imana. Kavuze ijambo ry'Imana. Abantu basengeramo. Akanwa gahanura. Kavuga ubutumwa bwiza, kakaririmba. Akanwa Imana icamo ivugiramo abantu. Umuntu agakoresha tukana ibitutsi by'urukoza soni nkabiriye. Ibitutsi na mayibobo y'umuhande uyu munsi wa none itavuga. Birababaje. Kiro mikro neza. Birababaje. Mvuye kuzana umweyo. Nge niguriye umweyo nawe uguze nguyu. Nibishaka Tebujeni na Rukundo Ezekiel mwijuru barabahaze no mwisabano barabahaze iki kibuga turimo. Imana igiye kubakubura. Imana irabakubuye. Nibishaka Tebujeni. Nibishaka umuntu witwa Rukundo Ezekiel muri gutukisha izina ry'Imana. Uziko ko mvuga aya magambo nangwe inzoga bikagira inzira. Kugira ngo mvuga aya magambo ziko natereta nkuko basanzwe babishinja bikagira inzira. Naba nanjye ariko ntabwo ndaba imbobo nkuko abantu bakoze. Aya n'amakosa bakoze. Imana irabahaze. Dore nibishaka ufite amahirwe amwe yonyine. Amahirwe nibishaka afite namwe. Nayo kugaruka kwicara gakurikira gasaba imbabazi Imana n'isi yose. Mwijuru ntabwo izina nibishaka mwijuru imakarongo k'umutuku ko gukuba. Izina Rukundo Ezekiel rima gakoni k'umutuku ko gukuba. Impamvu ni Ezekiel yatukanye se nawe. Buretse gatoya. Biriya bintu Ezekiel yatabifata ngabizane kuri kamera. Akegera nibishaka bakavuga ati twakoza amakosa twese tubabarirane. Batabizanye kuri kamera. Ntabwo ibi bintu abantu bari kubyumva mu matwi yabo. Bimaze iki? Ngiye korera kwete jeri. Ndakorera kwete nukuvuga ngo njyewe ubwanjye nitwa Prophet Noheli. Nakoze amakosa menshi mu mihanda nsaba Imana imbabazi ariko sindarengera. Mama w'umuntu umumama utwita umuntu amezi 9 igise kikamurya akajya kwa muganga kosa umuntu akonsa umwana koko. Ubu se ninjye uvuga ngo nikundira abagore reka mbakundire n'abana beza. Ari n'umuntu waje agatuka abagore akandagaza umuntu agafata amazira noki akayita umuntu ngo yamwumiyemo. Oya njyewe nibishagenze ndagutenze bivuze isi yose ibyumva. Aka karuna akakwirukana ku mihanda mu kibuga. None se oya ntabwo ngutinya nukuri kw'Imana y'Isiraheli. Wese gatoye Nohe nta muntu ufite uburenganzira bwo kwirukana undi ku mihanda. Njyewe ndamutenze kuko iyi mihanda na Ezekiel ndamutenze. Ezekiel natagarukiraho iriya cani irava ku murongo. Hase Ezekiel yakoze iki uwo? Yakoze iki? Yatije Satani umurindi kuzana amajwi. Aya majwi ari kuyumva atashyira ku mihanda. Wari bwumva aya majwi abantu bari kumva aya magambo y'abadayimoni y'amahomvomvwa bari kuyumva. Skype yaravuze ngo icara wige. Nanjye ndavuze ngo Rukundo Ezekiel hagarara wumve. Wumva Imana igushakaho nibishaka Tebujeni. Wumva Imana igushakaho. Ijambo riravuga ngo abamu wabo niba gikarabiro cyane. Ariko Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Mwabedomu mwe. Koko mumeze nka cyakindi cyambara ibimaske kirwa gituka abantu cy'urutwe rubi kimeze nk'inkende kirwa kivuga ngo banzuhe hayo waneze. Ngo ni kakajwi nacuri cyo wowe. Naho umutane na kakajwi utukana ariko naba na kakajwi nubwo atukana. Ni ikimara rikatukanira inyuma ya mask imbere ya mask.
oya Imana irabihaze iyi myeyo kuyibona ingi iyi dore iyi myeyo Imana igiye kubakubura inkoni y'Imana iramanutse mu bahanuzi inkoni y'Imana iramanutse mu bashumba inkoni y'Imana iramanutse mu bitirirwa izina ry'Imana KAKAJWI kazakumerera nabi amerera nabi kize KAKAJWI wowe uriho umuvumo iki kintu cyumva uriho umuvumo gutukana uriho umuvumo kutubaha ni wowe utukana ngo ugiye guha abantu ngo ba mama wabo naho utaniye n'uyu wazanye amagambo y'abazimu kuri kamera harya ariko KAKAJWI si umupasiteri n'iki se agira ikinyabupfura gikeya umukozi w'Imana se ariko umuntu wese yaba umukozi w'Imana ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana uri kumva neza niba nkwatuye y'ibyiza ugomba kubona ibyiza yego niba nkwatuye y'ibintu wa satani kuko mba nkoreye satani icyo ndacyemera hanyuma njyewe rero iki kiganiro gikoze nababaye mfite n'agahinda abantu mfite n'agahinda Imana irapfusha abantu bagaseka abantu bamwe babyishimiye Imana irapfusha abantu bagaseka ariko bo bapfusha bakarira Imana irababaye we ayiwe Imana we isi ikure ku iherezo ribi umuvuga butumwa na nibishaka shiraho mikoro niyumvire nibishaka urambabaje we nibishaka arambabaje kandi ni inshuti yawe nibishaka arambabaje imitima y'abantu yabwirije igafashwa akaba yongeye kuyitera ibikomere nibishaka ndetse nari igihe satani ishobora kuba umujinya wose wagira niba uri umukozi w'Imana kamerika kuganza ugatukana ibitutsi nk'ibi by'abantu borowe abantu wagira ngo ntibarezwe barorowe nta makosa wabonye postize nijoro ntazo nabonye yanditse ati Uwiteka Imana nkorera imbabarira ibyaha byose ndi muri iyi si n'uwaguye ku bwanjye ambabarira Imana ibe mu ruhande rwanjye amen arongera ati ngambirira gukora ibyiza bibi bikananga imbere izo mbabazi ntago Imana izemeye arongera arandika ati misemo guhora nkizwa ahiskama kugira gute guhora kizwa umuri se yanze gukizwa ryari n'iryara atakijijwe pano bagiye babona Noheli bakandokeraho reka ndekure za rokete Imana ibabajwe n'ibi bintu koko ukifata ubusa umugore waba uzabana na nibishaka kumva ya magambo yavuze nawe waza niba uhereza mugenzi wawe nyina we mubanye umugore wamugira ute koko tuvudisha ukuri niba wifata ugafata umugabo mugenzi wawe urusha agakiza witwa ingirwa muhanuzi witwa ngo abantu bagukomeye amashyi bwa mbere ambwira ngo ni imbene urasiya ngo mutikure siribu itameneka mwageze ngo nijwi ryamucitse siko mwavuze ngo yacitswe n'ubuse yacitswe agambira gukora ibyiza ibi bikamutanga ibyo nawe utabikora niko yanditse no muri birari ijambo ngo rivuga ngo kubwindira kunani ngo ngaguhu gakeye tubwire abantu bajye mu mivure y'inzoga bajye gusinda se bamwe basinde barwane ngo ni kubwindira bananiye ibyo murabikora nkabyihorera niko birivuga nkabihorera ubuse nane muri agasomaho imbaraga mukagira ngo mpanyujwe namwe ubwenge ariko umunsi nabisize ku murongo abishyira imbere yanyu nta nari muri agasomaho imbaraga nkeya zanze indese wowe hoya njyewe nta kibazo mfite ahubwo nge abantu banandemere kuri 0780 52 90 ndumva nifite n'icyaka ikibazo n'abantu batabyemera wora agasomaho njyewe nta kibazo rwose none sugira ngo shira mikoro niyumvire iyo banza unyumve ye yazimye se mikrofoni zose ziriho ndabona ziriho ariko nidufata abantu ngo tubashigikirize kujya mu byaha no mu ngaruka mbi nibishaka izo poste yasizeho pe nizimurengera yego sibyo ngo kubwinde ngo misemo yego none se kuki utakijijwe mbere bivuze ngo hari umupagani egera abashumba bongere bakubatize uje mu mazi menshi muri Yorodani wihana ibyaha byawe sibyo mu banyamakuru bari muri iki gihugu nibishaka yakoranye nabo binyangamugayo nzi harimo umunyamakuru witwa Eminyawe ni umunyamakuru utajya muri Prank ashobora kuba arwaye yego nibishaka nibyo kuko nyimenyawe yeretse isi yose karwaye yego turabyemera ariko se niba urwaye koko urabura udashebeje Eminyawe koko nawe musaba imbabazi
n'umunyamakuru wakugezeho akabasha kuvuga kurwaye nyuma ugakora ibidega nk'ibi ngibi byo kuvuga ngo kaki nubwo nanjye ubwanjye nta muco ngira ntabwo ibi bintu nabivuga ndi imbere y'isi yose oya tujye tuvugisha ukuri nubwo njye nabayikirara muri dobandi mba umuntu utiyesha agaciro ariko Imana yampinduriye izina sinkiri ikirara sinkiri imbobo hari amagambo natavuga yo mwijuru turabatabaje muza mudutabara mwijuru abavuga butumwa turagendesheje mwijuru we mwijuru muza mudutabara mwijuru mana we mana ndagutabaje uri mwijuru ngwino utabara ubwoko bwawe ngo gati Yesu Kristo Uwiteka Mana Israheli hari ibintu natavuga ndashwanyutse none hari ibintu natakura nanjye ubwanjye kandi rero ngo waciye ngo wa muri izobo Yesu muri izo se karimo ngwiki ariko ongera ukinijwe abantu baryumve neza umurizo ntago numvise ngo ntaryo wumvishe kinijwe wumve shabira bitutse sinabikina Yesu we biteye ubwoba nibishaka biteye ubwoba bira bitutse ntago nyamara imperuka igiye kuza suko kubeshya njye ubu nahisemo gusaba imbabazi z'ibyaha byose nakoze kuko nabonye ko kuguma ngendera mu gicucu cya Satani ntacyo byamarira ariko hari abandi baje badutera ubwoba ubundi nibishaka uretse kubeshya ntigiki hano kigasohora yahanuye ko Nyabugogo agiye gushya ni hashya yahanuye ko korodero rwatazarumaramo kabiri ubagiye kurumaramo hafi imyaka n'imyaniko yahanuye ko EZEKIEL agiye gusara ntiyigeze asara yego yahanuye ko uriya yitwa ndera Jisite agiye gupfa ubu Jisite aracyari muzima ni mutaraga ni muryerye ahanura ko bagiye kunkubita umwoko ngo ndi mu maguru ngo y'umugore nta mwoko ndarya umwuko niba ari umwuko bya bindi bisonga ubugari amaguru yabo ndi mu maguru ngo y'umugore ngo ndi kumuha ibyishimo ngo amumwoko niko yavuze none na nubu ngubu aho ngaho iyo hageze nta mwuko urakubita yewe nkubita umwoko ariko umwoko barunkubita nge ndi ubugari ndi kawunga ndamamera ndiki n'umwuko nibishaka nakintu hano yakizima kigeze umuntu wese wahanura nibishaka nazanye umweyo ayo namasezerano y'abadayimoni Imana irayasiribanze oya irayasiribanze irayasibye mbivugiye kuri kamera none uri kubakubita no mu kanwa hanyuma ikintu cyambere ngiye gukora nibishaka ntugire ngo ndakwanga ntugire ngo nkwitwaramo umwikomo numfate nk'umwanzi nk'umugome ibindi kuvuga ni wabyivugiye ntabwo nagiye mukanwa kawe ngo mvuga amagambo nkari y'amahomvu n'umuyobozi waba uri kukureba kumva kiriya kiganiro cyawe gukunda yahita kwanga n'umunyamakuru waba gukunda gufitiye imuhe ari bugukore ubuvugizi yakwanga kuko agukora ubuvugizi abantu bamubwira ati urasabira ubuvugizi umuntu witwara nk'imbobo kandi ngo ningirwa muhanuzi ese ngi kibazo nibasa ni kimwe yavuye kwa Eminyawe nibwo yatukanye biriya bintu cyangwa yego nyuma kandi yararembye nyuma yuko Eminyawe urabona Eminyawe yagiye mbere amukora ubuvugizi nk'umuntu urwaye pe ibyo turanabyemera Imana avuga ati umuntu ufite umutima wa kimuntu agira icyo yakora ibyo simbihakana ko atarwaye kuba arwaye ariko se no mu kanwa ararwaye hamutegeka kurakara ngavuga ibintu nk'ibi nyuma yuko abivuze ibaza umuntu urwaye akajya no gutukana njyewe rero reka mbabwize ukuri oya bishaka ko ziri record yanazimuhaye wenda mbere akazi oya zije nyuma yuko EZEKIEL yasesenguye ikiganiro avuga ngo iki EZEKIEL yavuze impamvu yatukanye niko ari kuvuga oya hari igihe umuntu aguha record kuri WhatsApp mbere wenda akazikina nyuma niko akimara kuvuga ko arwaye EZEKIEL yafashwe n'umwuka wa Satani ajya gusesengura ko atarwaye akimara gusesengura ko atarwaye niko guhita mutukira bitutse ariko abantu bose bavuga ati Noheli ntabwo yiyubaha nzajye mitamo kubatuka cyangwa ndabibwira Imana ngo Mana banza ubereke ko nahindutse banyumve ndabyumvise none ndabisobanukiwe rero Noheli narekora rokete ngo ndabeshya ibyo mvuga si ukuri ni ukuri kwiyamamagara Imana iri mu ijuru Imana izitabara abantu biyita abakozi b'Imana
imana izitabara abantu kuko isigeze harindimuka ndabivuze today aujourd'hui now iri for free imana imanuka izigira ibintu ikuraho bela stide bi enema koni zangwa unidra uzi ijambo rimfashije riravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano zo kugorora buri muntu ibihanyijwe cyangwa se bikwira ibyo yakoze n'ibyo akora niba warakoze nabi uzahabwa ingororano z'uko wakoze nabi niba warakoze neza uzahabwa ingororano z'uko wakoze neza ariko twirengagiza ijambo rimwe gusa rivuga ngo maze imana ibwira umuntu iti dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka bivuze ngo ibintu byose wakora waba ufite akanwa karemere nk'akaskayitu waba uzi kuvuga amatara kaka waba uzi kuvuga amabuye akameneka utubaha imana uri injiji igeretse hejuru y'indi njiji ubu wakubaho ukonye kuba kubyaye oya n'umubyeyi wasuzugura mama wakubyaye wakonyeje akakwishyura amashuri niba utakubahuka mama wawe ni gute wubahuka mama wundi muntu cyangwa umubyeyi ukurutana ntiwamwubaha kuko mu by'ukuri twige kwiyubaha niba turi abakozi b'Imana niba turi abana b'Imana niba tuvuga ijuru ko ririho kandi koko ririho tuzaritaha tuzahabwa ikamba ry'ubugingo iby'Imana yasezeranyije abayikunda mureke turikorere tunakiranuke dukorere Imana tuyitinya nyamara nibisha reka nkubwire onje gusiga ndamurinda Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje iki kintu cyumve neza kabashatse kuvuga ko iriya ndwara ari ijyano cy'Imana se Imana ishobora kukurwara kandi nakurwaje uyansubiza ushatse kuvuga ko iriya ndwara ari ijyano cy'Imana none waruzi ko yaturutse heza ayo marozi muvuga ngo amarozi ariko uburozi bwa mbere bubaye kuba mu kanwa k'umuntu urugero umuntu nakubwira ngo uzabimbwa ukikiriza mu mutima ati yego uzayiba ariko nakubwira ngo uzabimbwa ukavuga ngo ntayo nzaba mu izina rya Yesu ntayo uzaba ubundi wicarana n'imbwa kenshi zikagusiga imbaraga se utindana n'abedomo bakagusiga umwuka w'abafarisayo n'abaheti dore impamvu abantu badukurikira bakomeretse nikubwire gasa batinze batereta abantu wowe kugira ngo batinde batereta Imana kabiri bakomereka kubera ko bahuye n'abantu batari bagoye guhura nabo bahura n'abahanuzi b'ibibuno niko Bibiliya ivuga abahanuzi b'ibibuno abahanuzi b'ibibuno bahura nabo ibiki ibibuno abahanuzi b'ibibuno niko Bibiliya ivuga cyaba ibinyoma b'ibibuno Bibiliya ivuga abahanuzi b'ibibuno n'abahanuzi bavuga ibintu bitabaho n'abahanuzi bakangana n'abahanuzi babesha n'abahanuzi bahanura mu kanya ibyo bahanuye niba bikurikize ibyo babwiye abandi bo niba bikore Bibiliya bita abahanuzi b'ikibuno b'ibibuno mwana yanjye noheri nzajya mbaho kuri mu nseke mu ndwanye mu mpige njyewe nta muntu n'umwe ndinze kuri iyi si ndinzwe n'Imana none umugabo bita Ezekiel ati yanapapye Ezekiel yapapye urabizi ngo nibishaka yavuze ngo nibahura ngo Imana ni mumushyira mu miganza ngazamwereka ngazafungwa ntacyo azakugira kuko nawe uri inyamabi nawe ni inyamabi wavuze kuri benshi Ezekiel ushatse kuvuga iki ubwo ushatse kuva ko Ezekiel nubwo ahakana ngo nawe ni umukristo abeshya ngo yahanuriye yago nawe ari umusinzi kandi ibintu ukibeshya ukabikata aho imubeshyera ukibeshya nago mbikate ko imubeshyera ushinzwe iki nkubaze ubushinzwe iki urambaza iki ngo urambaza iki nkabo oya ntabwo yasinze cyajyashwana n'umugore bakararwama amacupa n'amasiko umva icyo mushinzweho njyewe ntago nakemera gutambutsa ikinyoma mbisi kare ikinyoma noneho urakana katigezango yasabye imbabazi z'icyo none uriya munsi ibyo yaranyweye ariko akanwa kanyweye uwo munsi kahura kanwa mujya musangira twarasangiye ngo ujya kundega twarasangiye oya shuwa muhamagara muri iki kiganiro muhamagara ngo Ezekiel kuva avuka ntabwo ugeze unywa inzoga oya yarabyeme biriye ubwo rero ni umunywanzoga ndacyanzuye ubwo kuri uyu mweyo nazanye Imana imubabariye iki cyaha wenda iki kigabo sha imubabariye ikindi aranywa icyo ni icyambere kumbwira ngo none se buretse gato mukanya gato ati nje no kwakubura mu kanwa ati nje kukubura mu kibuga ubundi urakubura hehe uri gukubura mu kibuga mu kanwa ntabwo ndi buzana uburoso nk'ubwo yazanye ngo agiye kuborosa akanwa kose kavemo ibitutsi ndakaboroshe mu izina rya Yesu ndakaboroshe ndaborosheje kandi nibishaka shyira mikoro nibishaka ndamuborosheje mu kanwa ajya avuga ibintu bizima
kandi ngo ndashoshe ariko se nawe mukanwa ko ndamuborosheje mukanwa ko babrosa barakubura we ko mbona dore ndamuborosheje ndamukubuye ibintu byose avuga bibi ndahesheje Imana iki dore ndamuborosheje ndakubuye kahore ndakubuye akono he mwasuzuguye Imana Israel murakabya ariyo mpamvu usanga abantu turi kurwara indwara z'ubushita bw'inkende turi kurwara ibyorezo kubera abakozi abigise ngo nabakozi b'Imana bahora batuma Imana itugabaho ibitero byo kugira ngo nimba yavuze EZEKIEL tuzi ko nawe ari papa munwa nkawe nawe kari buze kukurira uraza guhungira indunyurira uriya muvandimwe witwa nde nawe kaza kuza nine witwa nde nibishaka uri ariko nibishaka nta ubu tuvuga nibishaka nta ruvugira afite rwo kwataka abantu afite ijambo rimwe kuvuga ngo mumbabarire ndi inkozi y'ibibi niryo jambo ryonyine afite kuvuga mumbabarire ijambo agomba kuba ryitwa mbabarira mana mbabarira namwe mumbabarire aramvuga y'ikise ngewe ariko nge narenze uruvugiro n'igikise nakoze natemeye narasunze mu kabari nikoreye vide murabibona mwinzoga murabibona nkora ibi biteye isoni murabibona ndanabyemera icyo gihe mbisabira imbabazi ndanatereta nsaba imbabazi hanyuma mbanze uruvugiro ruhari ari buvuge nuruwe kandi ubyiyemerera wowe ni nuruwe tujye tuvugisha ukuri tureke gusebanya tureke amagambo adahesheje Imana icyubahiro ni kibazo ariko ni ukuri kuyamamagaye Imana izanye umweyo kandi ije gukubura inkozi z'ibibi mbivuze muri Imana izanye umweyo kandi ije gukubura inkozi z'ibibi wabwira iki EZEKIEL yagize ubwoba erega nimugoroba twari turi kumwe ati nge namutinye ati namutinye twari kumwe kuri Grite Hotel avuga ati n'inzira nibishaka acamo sinzayicamo ayiwe ndamuga ati humura nawe nubwo uri inkozi y'ibibi ariko Imana iragukunda ukunda gusaba imbabazi niko namubwiye uyu mugabo nawe n'umuti wamenya ati nubwo uri inkozi y'ibibi cyangwa ko Imana yagukunda nose nabonye ko yasabye n'imbabazi nk'umuntu ugiye gupfa kumanuro yasabye imbabazi urabeshye EZEKIEL yasabye imbabazi ati mumbabarire ati nukuri ni mumbabarire ati abona agiriye nabi abona avuze nabi kuki mwibuka gusaba imbabazi ibyago byabagezeho mwankozi z'ibibimo kandi nawe ushobora kuzacika ejo ukazisaba nohe witwa abandi ziki nge ndi umunyabyaha abantu barabizi murasaba imbabazi ntabwo meze nk'aba ngaba badasaba imbabazi baza kusaba imbabazi ariko babona ibintu byagoranye nibishaka nasaba imbabazi turazimuha nta muntu wazimwima nasaba imbabazi isi yose irazimuha ariko ntabwo umuhanuzi w'Imana akanwa ke kavamo ijambo kavamo ibyanditswe byera kavamo ibyo kurya byo bitunga umugingo n'umubiri kagomba kuvamo amagambo nk'ariya y'urukoza soni wajya mbivugiye kuga niyo napfa niyo yanyurira niyo byagera gute niyo yakongera kunega nkuko yaneze cyagiye nkamujyana muri ribu ntabwo bamfite bwo kuvuga ibi ngibi cyo tuvuga ukuri guca muziko ni gushya ntabwo kwica umutumirano umuntu wese uzagerageza kuvuga Imana nabi nitwa Profete Noheli nzakurekuraho bombe ni nk'umuntu wamvugira igihugu nabi uyu muntu wanarawukoze nakurekuraho bombe ugasubira ahantu uvuye y'umuriro aya abantu batazadatumenyera ngo badufate nk'uko bashaka erega nubwo Imana idutunze ntabwo Imana tukwiye kuyimenyera uko twiboneye abantu bigize akasamutwe kasongoyeho ngewe nukuri niba umuntu atageze indangagaciro z'uko ari umunyarwanda abura n'indangagaciro z'uko ari umukristo akaba n'indangagaciro z'uko ari umuntu ukuze ngo yubahe Imana yubahe n'umuryango birabitutsi ntago ari byiza ku muntu umukozi w'Imana ntago ari byiza pe gasa we byagushimishije uri umunyamakuru ibitutsi njyana nabivuga tweke n'umukozi w'Imana umuntu uzerama ababyeyi kandi shaba batari muri no mihanda mama w'umuntu wamubyaye akamurera amezi 9 namukuremo nkuko abandi babigenza mama wanjye yantaye mfite imyaka 5 yitaba Imana iyo mbona abandi bahamagara ngo mami nanjye mba numva igikwasi cy'injomba mu mutima ntarabigizemo uruhari kugira ngo apfe ariko ukaza umfatira ofuri abazimu bakagutera ukazunuka kuri mama wanjye ntago ari byiza ibi bintu si byiza koko mu by'ukuri
iyo ibintu byose byajemo ababyeyi, ibintu byajemo gutukana ibitutsi nyandagazi, imvugo nyandagazi no muri leta nibayihanira ni ikibazo. aya ntabwo ibi bintu ari byiza kabisa. Ndababaye inama ndaha nibishaka ntihagire sanga abakozi b'Imana bimikiwe amavuta bamusengere, niba nabo ko bamubatize bamudubike mu mazi yongera akizwe bundi bushya, kuko ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ariko ejo bukuma. Ndakunda kubwira abantu ibintu bibiri, ubuntu bw'Imana buguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba uyu munsi wa none. Ariko se niba abantu uri kubatuka abantu uzabakurahe? Ntabwo nzi amaboko yakujugunya ahantu wanduriye wari muzima mbere, ntabwo nzi amaboko yakujugunya ahantu wakuye ingeso mbi zo gutukana, ariko muri ayo maboko yakujugunya Imana iguha andi maboko aguhagurutsa mu ngeso mbi. Kundeba gasa njye nababaye Jesus Christ. Nawe ejo tutazumva ibitutsi hanze no he. Njye Prophet Noheli, njyewe noyiji njyewe usigaye witwa noyiji se? none saruzi ko nitwa nde kabaye njyewe noyiji ntago byakunda. Njyewe ndagati gateye ukwako, ndi umushakamba utagira imbeho mu nda, icyogere ku rugamba ati nibyo ninde wabikwiza, ati nidutetereza abasenza amagambo yageze uwa ndabaga, ni intwaro ku rugamba yateye atabarukana intsinzi. Sinjya menya kubeshya, sinigize mwiza, maze ubu nanjye ndi gushaka kongera kujya mu mazi nkabatizwa nka Namani, ibibembe bikamvaho. Hari ibibembe by'abantu nakomerekeje muri imihanda nasabye imbabazi, se nzahora narigiza kasamutwe kasongoyeho mu mihanda bundi nzageza ryari? numara kubatizwa ntabwo uzongera kuvuga ku bantu. Ese ubundi abantu bavuga mwiki? Kereka umuntu uzakosa akavuga Imana yanjye nabi nzamutimbura. Ni ukuvuga ngo content zo kuvuga ku bantu ntabwo uzongera kuzikora. Abantu ntabwo nyibakeneye kubavugaho njyewe rwose. Urwego ngezemo, ikigere ngezemo cyo kuvuga ku bantu, ndavuga imbaraga za Yesu Kristo. Tuzareba. Wabyumvishije neza? Tuzareba. Namani ngo baramubwiye ngo nibire 7, ibibembe bimuveho, ari ibira bwa mbere bwa kabiri n'ibyamuva bwa gatatu, ariko bwa karindwi bimuvaho. Ubu njyewe Noheli ibibembe mfite by'abantu by'imishugushugu kirabeshya, ni ikinyamitwe wabeshye ngo mama pastor bizagera gutya, abundi uriya niwe mugore wenyine uriho narongora, n'abandi bose niba hari uri kwiburanyuka n'itsinda. Uretse gatoya njyewe nzagenda njye mu mazi nibire inshuro 7 imikoshi yose y'abantu bamvumye imveho, ariko nibishaka Ezekiel Rukundo yibagiye ukuntu atarazi kweditinga ngo akoresha machine, nta kumembura ngo ese Mana uranyemera, none Imana iri kukureba ukabona kwitera iseseme, uri kwitukisha mu bapagani. Njyewe ntabwo njya ngo turi inshuti. Imana irababaye, uretse kubaterura ikabigiye kubajugunya. Imana igiye kubajugunya. Imana si ifata n'amabuye. None ugirote uyibuka Mose ava ku musozi hejuru, Imana ikamuha amategeko, yari ibisate by'amabuye byari byanditseho amabuye. Wabyumvishije? Imana ifata ibisate by'amabuye, ibwira Mose gufata ibisate by'amabuye. Mose afata ibisate by'amabuye, amaze gufata ibisate by'amabuye abishugunya mu Bisiraheli, batubahaga Imana bararimbuka barakongoka. Utatumenera kamera gusa. Utanera umujinya nawe, utanera umujinya nka umva, utanera umujinya nkamera nka Mose. Njye unarakaye, Imana ibabajwe n'ibi bintu byakasa. Kamera nitayira tamenera kamera. Wabyo utanera umujinya mu buzima bwanjye, kuko njyewe Imana harabana igiye guterura idimbe hasi. No bayi. Yaterura witwa Herode idimba hasi, iterura witwa Ntuzi dimba hasi bajoginyo. Ariko Imana ibabajwe n'abantu bigize abakozi b'Imana bari kuyisebya. Mwahisemo mukajya mu mwererwa mubeshya abantu ngo leta y'ubumwe y'u Rwanda ndayishimira ko iri gufunga, yafunze n'insengero z'utujagari zifite abadayimoni. Mwaravuze ngo Noheli ngo ni igikoresho cyanyu. Bayi njyewe narake fata kamera za muzazawe nigendera. Urabeho. Barambabwira ibintu mukanya ngo ndababeshya. Akanwa kava nk'ijambo ry'Imana kavuga indimi nk'iz'abamarayika kakavamo ijambo ngo kan umutse kuri
mama suko kubeshya Noheli ndakizirwa ariko nutse kuri mama ukanka kuri mama nawe mfite maze imyaka 15 namutabye twarwana twakwibirangura nohe bye ribu niyo yadukiza hari ahantu kwagira na Yesu itagikora nabibwiye abantu no mu izina rya Yesu itagikora mu cyumba kwa muka Potifari nyirugo adahari abaje n'abagaragu badahari ntabwo wareba ikibero cya dere ngo uvuga ngo mu izina rya Yesu yitura ukasura hago nanjye kuri mama wambyaye nubwo yansize uzu unzana hizo renga nakwereka icyo nagukorera abantu nibagiye ngo ngira amahane umubyeyi w'umuntu no kubahwa mwana nagusezereye uratsaza subundi wantumiye ndashatse navuga nkageze ejo ariko reka ngo babarire ntacyo nta ariko uyu mweyo mutawibagirwa uyu mwe Imana ije kubakubura utwo tubunu twagiye kunyuza inshi mu matama gusa ni Imana igiye kugikora ikubita garura mugiye kujya muvuga ibintu bisobanutse oya ngiwe ntabwo bamfite gusubiramo ibi bintu mwakoshe nibishaka yakosheje asaba imbabazi n'umuntu witwa Dukunda EZEKIEL asaba imbabazi kubera iki icyanshinje EZEKIEL urakize iziri kode yamuhaye yazifata akajya mu butabera bikagira inzira ariko kuzumvisha abanyarwanda aba diaspora bari mu gihugu namwe mwa diaspora mwe ndabazi hari ubutumwa Imana yabamayo vuba ndababwira murakoze GASARO TV